Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Viva Rayon Sport TV episode ya gatanu muri equipe ya Rayon Sport episode 2000 turacyari kuri episode ya gatanu. Impamvu episode turi kuzitwara gake cyane nuko hari umukino wa Singida muri weekend turi gutegura mu buryo bwose butandukanye kugira ngo equipe ya Rayon Sport izabone amanota atatu. Iyo episode turavugamo ibintu bikomeye cyane ya gatanu, ariko episode nzajya mbanza amahereza amakuru muri Murera, hanyuma abashaka episode muyumve nyuma. Turaza tujye muri Murera. Rayon Sport imyiteguro ya Singida iri ku rwego ntigeze nyumvaho, iri ku rwego rushimishije, iri ku rwego runejeje, iri ku rwego papa va kuri bya bindi. Prime igiye guhabwa abakinnyi ikipe ya Rayon Sport ntabwo yigeze mu mateka ya Rayon Sport. Rayon Sport yatangiye imyitozo kuri Kigali Pele Stadium. Uribaza ngiri iri kuba iri gucumbika he? Abakinnyi babwiye ngo turabana namwe mbere yuko match itangira, kweza match baye mugomba kuba muri mu Kinyumba, aho bita mu Kinyumba. Abakinnyi bari kubahe, ariko se impumeko muri equipe ni yi amatike ejo kuwa kane ni mugoroba ntagindutse haratangazwa sold out. Amatike yamaze kwiyongera amafaranga, nababwiye hakirikana navuga ati niba ushaka kuzareba Murera hakirikare booking. Amasaha y'umukino mwumvishe ko yimutse, turajya muri Rayon Sport neza cyane rwose. Nyibaganirize mfite ukuntu nitereka, nabanze ko ngiye kubabwira Rayon Sport nanjye nkumva ibi neza birandeze. Navuga tabareyo muri he, navuga ati turi ha naje. Banze reko kuri Rayon Sport TV bamaze gukora subscribe, nusanga utari wayishyiraho ibibaze ngutegereje iki uyu munsi wa none tuterekaho. Tugiye twaramugana byacu bitandukanye bikozwe neza, amajwi meza, amashusho meza nk'aya nta yandi wayasanga ya kinyamwuga atari hano kuri Viva. None ibiri mu makuru byo ya baba ni gutyo mba ninje. Hanyuma nimbabwira amakuru ari muri Murera meza, twakwita meza, nkaza gusoreza kuri episode ntibize kubacanga, kuko uyu munsi hari abayobozi bari muri Rayon Sport babaye bagenjeje gake kugira ngo match ya Singida ibanze igirute iceho batazabibazo. Reka twerere muri equipe ya Murera rero turebe uburyo biteguye. Rayon Sport yamaze kwimuka mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo. Ubu ngubu Murera isaro ry'Inyanza iri gukorera imyitozo yayo kuri Kigali Pele Stadium aho izakirira uyu mukino wa Singida Big Black Stars cyangwa se SBS mu magambo ahinnye. Equipe ya Singida da Black Stars yamaze kwerekana icyo bita traveling squad yayo. Numva ngo traveling squad ni equipe bazanye mu kanya gato cyane. Singida Black Stars bamaze kugera mu Rwanda, barasesekaye ahagana ku isaha y'isa 11 nibwo equipe ya Singida igeze mu Rwanda. Iyi equipe ya Singida no buramu yaserutse yambaye ubururu, imyenda y'abura harimo ubururu, umukara ndetse n'umuhondo, yamanutse ari gutyo yambaye. Ariko nimbabwira ngo ikitwa imbunda z'imisade, ikitwa ibitwaro kirimbuzi bya Singida biramanutse. Reka mbanze mbabwire traveling squad y'equipe ya Singida, abakinnyi bamanuye banze mwumve equipe izahangana na Rayon Sport ngo izaba ifite bande bazabahanganye nandi. Iyi equipe ifite abakinnyi bagiye batandukanye, yazanye mu Rwanda abakinnyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 abakinnyi 28. Harimo uwitwa Metasha, harimo uwitwa Hussein Masalanga, harimo uwitwa Amasi Obasagi, harimo uwitwa Kennedy Juma, harimo uwitwa Anthony Trabi, harimo uwitwa Mukrim Isa, harimo uwitwa Ande Kofi, harimo kandi uwitwa Kelvin Kijili,
harimo uwitwa Nixon Kibabage, hakaba uwitwa Gadiel Michael, harimo uwitwa Maurice Chuku, Muhammad Damaro, Khalidi Habib, Abubakar Muhajir, uyu nguyu ari n'umukinnyi utarengeje imyaka 20 bazanye itiranwa na Muhajir wo mu Rwanda. Hakazamo uwitwa Khalid Aucho, harimo uwitwa Idris Diamonde, hakaba uwitwa Juan Kiyekehi, Marufu Shakei, Clautus Chama, Triple C Mwamba wa Rusake, Clautus Chota Chama, Deusi Kaseke, Rashid Saidi, Ramini Jaruju, Andre Phil, Daudi Mishamo, Elvis Rupia, Haraso Mwako. Ngaba abakinnyi ekipe ya Singida yaserukanye Kigali, ibishiriri miririza kizakubita. Noneho abo ni abakinnyi ba Singida. Rayon Sport abakinnyi b'abarundi bari muri Rayon Sport, reka mbahe kanuni. Bamaze kugera ku biyaga bya Tanganyika, abagera za Ngozi, bagera za Cibitoke, Uburundi bwose baravuga ati niba hari ikintu gishobora gufasha umukinnyi, niba ari ifunguro, niba ari habari zose, baravuga ati tuzikeneye muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite abakinnyi b'abarundi, ifite Tamwe Gloire natangiye kugenda nemera gake cyatangiye kugenda nyemeza gake praise ko ntamwemeraga sinamwe, ariko gake birimo biraza courage. Kandi kuri Tambo harimo uwitwa Bigirimana Bed, harimo uwitwa Richard, hakabamo n'uwitwa Ndikumana Asumani, n'uwitwa Musore Prince. N'abakinnyi batanu baturuka BJ Burundi. Muri abo bakinnyi batanu muri Rayon Sport hashobora kuzabanzamo abakinnyi batatu. Bibaza ngo ninde nande, turabigarukaho. Abo bakinnyi rero bazabanzamo ngo bari guhamagara kuri Tanganyika ku Kivu hariya, kuko ntago ari Kivu. Abantu bose twese sinzi impamvu tuba twarikizemo ko ibiyaga byose ari ibivu, ni Tanganyika. Barashaka ikinyabuzima kivuye mu nyanja, niyo barakirya, niyo barakisiga, sinzi uko barabigenza. Ariko barimo Bigirimana Bed, arimo Ndikumana Asumani, abarimo Tamwe Gloire cyangwa se Magloire, abarimo Richard, uko byanda kose agomba kujya mu kibuga. Bonyine ubwabo ngo barashaka gufata ikipe ya Singida Black Stars bakayishyira mu gafuka pfundikira bagafunyanga bakagira gutya. Ariko abantu bazaba bari mwape, muzareba umupira uryoshye, muzareba icyo bise kandanda izabitembera gutya gutya hapa na pari. Kandanda izabigenda gutya, Murera kandanda izabigenda gutya. Mwabonye Vipers buryo yagurukanywe kuri Kigali Pele Stadium, mwabonye Kiyovu buryo yirukankanywe. None Rayon Sport mugiye kubona iri mu isura nshya. Abakinnyi bwabo bavuze ngo umutoza witwa Fami Arotif atwemerera ahindura uburyo bw'imikinire, tuve kuri system ya gatatu dushyire kuri 4. Niba atazi no kuyitoza atureke twe twitoza, turamanuka atureke twitoza. Ariko Rotif aravuga ati nyewe mwabana mwe nimukansuzugure, iyo system nayo ndayizi naritoje muri Libya, ndabatoza system ya 4-3-3. Rayon Sport kuri Singida ni breaking news, iraza kumanuka kuri system ya 4-3-3. Nuko ngo ni system yataka. Nese Singida wabutatakira n'ikiro uko azayatakira. Ahubwo wenda nibagera muri Tanzania birashoboka ko bazakoresha iyi system ku buryo bazaba bari gukina system igira gute yugarira cyane. Ubuyobozi bwahamagaye witwa Fami Arotif baramubwira ati nyaboneka mutoza tubabarire, turagutakambiye, turakwinginze, hindura system, hindura uburyo bw'imikinire itazarwaza bari umutima. Aravuga ati Jesse, uyu munsi imyitozo iri kuri Kigali Pele Stadium ufashe na telefone ukagira gutya ugatungamo utabeherewe uburenganzira. Rayon Sport menya yanakura ifite n'imbunda.
baratinya umuteguro uwo ari wo wose ushobora kugera kuri ekipe ya Murera. Baratinya umuteguro ko aya makipe izi za Singida ishobora kugutegurira iwawe ikakumutsa. Bavuga ati ikintu cyitwa video mukirinde mu gikipinga ku buryo Singida itazamenya imyitozo twakoze imeze gute iteye ite. Toza ari gukoresha imyitozo mishya mu Kigali Pele Stadium bavuye mu Nzove ubu bari KPS. Hatari. Abakinnyi nabigarutseho mbabwira bitwa babigira Imana Bent uburyo biteguye, mbabwira bitwa ba Asumana uburyo biteguye, mbabwira whatever abakinnyi uburyo biteguye. Bro Murera Murera iri hejuru. Nkaho ibyo bidahagije, Rayon Sport yamaze kwemerera abakinnyi bayo prime prime. Iyi prime nanjye ndayibonye ndakangarana pe. Ndavuga nti iyi prime irankanze numva ndakangaranye. Yo ngo gukangarana numva mpinze umushyitsi. Mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport hagiye kubamo prime ku mukinnyi. Ubundi amafaranga yarati ikindi gihe Rayon Sport yashobora gukorera amafaranga menshi niyiza gutsinda APR muri champion umukino wa kabiri hari prime yo mu 350. Ariko aya mafaranga uyu munsi ararenze gutsinda Singida. Iyi ni match ifite igisobanuro bro. Rayon Sport bayishyiraho ibihumbi oya bayishyiraho amadolari 300 kuri buri mukinnyi, staff take bose gutsinda ekipe ya Singida. Uyu munsi nitwifaza tukikoza kuri stock exchange uburyo amadolari 300 ahagaze uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda urasanga byibura buri mukinnyi wa Rayon Sport azafite 430. Shora no kwiyongera. Uribazanga amafaranga rero yavuye ibi ngibi narebe bateguje narebe babwiye mu biganiro byashize. Ndabwira ngo Rayon Sport iri kuganiriza abantu batandukanye, kampani zitandukanye ziza broadcastinga muri uriya mukino zizamamazamo zigomba gutanga prime ku bakinnyi, amafamiye, amafani club. Nawe fani club ubamo iyi game yi prime yawe nayirimo. Aba bakinnyi y'abarundi bavuze ngo uteretse amafaranga hariya ukabwira Ndikumana Asumana ati gutsinda Rayon Sport ufite 400. Yewe mfite 400 ku mukino ubanza no kwishyura nshobora kubona 400 byose bikanda hafi ari miliyoni. Aba barasya bro. Kandi no twabonye ko hari ukuntu ikipe y'agarara Rwanda mu mikino nyafrika iri gukora akantu na Ferwafa igahita imanuka ikagira gute igatanga pesa bakamenamo hariya. Abakinnyi ba Rayon Sport baraza niba utaragura itiki uransonyo mwihangane gato anze numve. Okay, hanga ni wane kabisa. Nakubwiye ngo niba utaragura itiki uransonyo urambabarira bizagorana. Hanyuma Rayon Sport iri gukora imyitozo itaha muri hoteli ya Jean Fidel Uwayezu aho bitahe Karumuna niho bari kuba. Rumva? Hanyuma abakinnyi ba Rayon Sport babwiye ngo mwebwe kuva none kuwa gatatu ukagera kuwa gatandatu
Jean Fidel arabari kubitaho, musezera abagore, musezera imiryango, mubabwire ko mugiye muri camp y'iminsi ngahe 3 bro. Muri Rayon Sport ntago yigeze ibaho kuva kuwa gatatu uyu munsi bari muri lokali, ejo ni kuwa kane, kuwa gatanu no kuwa gatandatu nyirizina. Uzikine bakiri bari kubarinda umunaniro. Amasitiyu ni yarinze aramuka rumuna. Ibyo banga umukinnyi ngashobora gukwepa camp neza ntago bishoboka. Bararyama kare kama bebe nk'abana bato cyane, barabyuka kare nk'abana bato cyane, barabarinda ikiswe telefone zimbura mu maro, babarinda ikiswe ikinywaji, babarinda ikiswe inkumi, ku buryo abakinnyi kuri Singida bazaba bagenda. Kandi noneho imyitozo abakinnyi bari gukora mama yangu bizagorana. Barabarinda ikintu kiswe inkumi. Ora umukinnyi ari ukuntu ubusanzwe umuzi akagira ijoro rirerire, nahuje akagira ijoro rirerire, ewe we induru zikavuga. Ubwo rero mwihangane mujye mumenya ko ahantu tuba turi mw'abantu mwe namwe muba muhareba. Kuba navugira mu kiganiro mujye mubyihanganira. Murera irabarinda iminsi yose 3 bari muri lokali bameze neza. Aho nanjye navivuye navuze ati wi ndeme kuri prime mezo rya umukinnyi akaba agiye kumara iki cyumweru cyose agaburirwa na equipe, nta mafaranga yakoresha, ategurwa n'wango mentally cyangwa se mentale. Umukinnyi ameze neza azaza kuri match ameze neza. Rayon Sport abayobozi batandukanye hari abatari kugaragara, turabigarukamo mu kanya muri episode, ariko abahari bari gukora. Hari kuganirirwa ku makampani agiye atandukanye. Izo za Airtel namenye ko bisi rwose ngishobora kuzazana mbere y'igiheho kihawe abantu bafashe nko mu kwezi kwa 11 satira 11 bisi kaza batangiye gukoreshwa. Urumva ko icyo ni ikintu cyiza cyane, ariko ibyo tureba twebwe niki ni mu kibuga atatu arategurwa gute. Abamwalimu abo bita abamwalimu Kigali biraza guhera Kigali birakomeye buriya. Nago ndabahereza amakuru yose ubwino bw'imitegurirwe y'uyu mukino, ariko ibintu birabera Kigali bavuga ngo imvura ngo yaguye, bavuga ngo harari umwana ufite nyina, harari umwana ufite nyina harari umwana ufite nyina we. Umuntu uraho ngaho ugwirira ni Kigali kuri Rayon Sport ntabwo arakoramo. Bareyo mark my word, fata amagambo yanyenye kukubwira ya marking. Rayon Sport kuri Singida mubare w'ini yo mu rugo hazasigara hatekerezwa kuri game yo muri Tanzania, ariko w'ini ya hani Kigali kuri Kigali Stadium aho Rayon Sport iri gukorera ikibuga ngo ibanze hamenyere, nkuko mwabonye Amavubi afata equipe ya South Africa bafana ihuye. Abana bari babaye za Thompson akavura karagiye karagwa, Jadi nabonaga ari cyatira pia bahenda bogoga. Rayon Sport nikiraza kubigi inyerera pasi inyerera. Hanyuma kuri system ya kane rero uburyo bari gupropose ikipe ishobora kuzabihagaze muri kira kibuga nta gihindutse. Barateganya ko witwa Pavel Nzira azaba ari mu izamu. Iyo ni line up iri kuganirirwaho, ntabwo ari line tuyitangiye kare. Axe centrale azaba arimo babiri. Barategura uyu munsi Usudi yaye ndetse na Rushema Chris, kubera ko Emery Bayisenge we aracyakorera uruhande, aracyari doubtful. Harategurwa Rushema Chris ndetse na Usudi yaye. Impande harategurwa kabiri
Serumogo ari Omari mwenye Kikwembe araba cyambaye hano gitambaro cy'ubukapiteni. Kuri gatatu nkuko bisanzwe umukinnyi wa coach yitwa Fabrice, umurindi ibindi utereke pembeni. Fabrice araza ko ari muri kiriya kibuga kuri gatatu. Gatandatu nta yindutse niyo nzima Olivier Sefu. Ibi ngibi bamubwira ati iyi kipe yipange igororotse, wirinde ibintu byo gupanika, mushaka kuza kuvumbura kuri Singida bitaza kubibazo. Uko utapanitse kuri Yanga ni nako udakeneye gupanika kuri Singida. Umunani wa Rayon Sport haraza ko ariho uyitwa Bigirimana Bedi, hanyuma Tambwe Gloire araza kuba ari ku 10, azagenda perimeter we n'uwitwa Bigirimana Bedi bagurana 8-10 ba perimeter abacanga Singida hagati, abitwa ba Khalida Ucho basigara basiganuza. Wing imwe iraza kuba iriho umusore witwa Azizi Basane Kulanya arabanza mu kibuga. Indi wingi nta gindutse iraza kuriho umusore witwa Habimana Yves arabanza mu kibuga. Kuri atake mana y'ibitego wo bita Garden busitani hariya yitwa Asumani Ndikumana. Asumani Ndikumana araza ko ari gutaha izamu y'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo barimo ba Cindy Paul Jesus, abarimo ba Rishari, bataramo bagiye batandukanye, barimo ba Mohamed Cheri, abo bose bazaza basimbuye. Ubwo iyi niyo mbabiye, ariko anytime ishobora guhinduka, ariko uko izahinduka kose systeme ni ya yindi, ni 4-3-3 kabisa. Hanyuma ikindi wamenya bura imitegurire myinshi y'uyu mukino ntago ndi kuyivuga pe myinshi, kuko hagomba kubamo ibanga rikomeye cyane mu myiteguro. Hari byinshi biri gukorwa ariko byibanga, ahubwo wenda cyo twavuga ni ku myinjirize n'imyamamarize by'uyu mukino. Uyu ni umukino nta yindutse mu buryo bwo kwerekanwa. Numvise mu biganiro harimo Azamu, ariko hakaba harimo nuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda bishobora kwerekana uyu mukino. Ibyo bitangazamakuru ni ibihe? Na televiziyo Rwanda irimo. Televiziyo Rwanda irimo irashaka rwose kubinogereza abanyarwanda mukakurikirana iyi game, biracyaganirwa. Hanyuma ndababwira ko uyu munsi ibiciro bya Rayon Sport ubu byamaze kwikuba. Ibyari 5 byabaye 7 muri General, ibyari 10 byabaye 15 muri Regira, ibyari 70 muri VIP byamaze kuba 100, VIP yo ni n'ubudi 200. Hanyuma uragura itike ukanza akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 772 urwego, ugahitamo itike ushaka kugura. Mu gitondo uko byari bihagaze, VIP yari maze kugurwa ku kigero cya 72, VIP ari 57, Regira 47, General 41. Urumva ko n'uyu munsi amatike ari kugurwa. Singida yamaze kugera mu Rwanda. Niba wumva uzakurikirana uyu mukino ukaba utarabukinga, uransonyo, urambabarira, ushobora kuzagorana. Ngayo nguko ubwo ibyo nibyo twatuvuze kuri uyu mukino, uburyo witeguwemo. Nahoze mbona amafani club akora ama repetition imifanire izabiri ku rwego rudasanzwe. Iyi match Kigali Pele Stade yamizajya mu 2007, niyo mpamvu Rayon Sport ntago izigera ishyiraho amabisi akura abantu mu ntara. Ibi ngibi byari kuba yaba Rayon Sport izakirira mwa kuri Stade Amahoro, ariko bitewe nuko hazaba ari isiganwa ry'isi ry'amagare cyo bita Kigali UCI 2025. Ese bura muzi impamvu bavuga UCI 2025? Nuko ko UCI yemeje ko iri rushanwa ribera mu migi, ntago bavuga igihugu, bavuga umujyi rizaberamo. Ntago bavuga ngo Rwanda, ngo UCI Rwanda, oya ni UCI Kigali. Niko iri rushanwa riba riteguye, akona ko mukamenye mugashyire ku mushaha. Ngayo nguko rero ubwo imyiteguro muri Murera ni gutya iteye. Abakinnyi bose bari tayari, abayobozi bose bari tayari. Hanyuma rero
twagiye muri episode y'uyu munsi munyemerere tuvuge kuri Tadeyo, perezida wa Rayon Sport. Uyu munsi Tadeyo ntibyo ari gukora ibintu byiza, ari gutegura kipe, ari gutegura umukino ku buryo bugaragarira buri wese, ku buryo n'utabona ashobora kubyumva kumva ko n'umukino uri gutegurwa neza. Niba kipe iri muri lokale iminsi 3 riba prime are amadolari 300, noneho yakuye no mu manyarwanda ikirwa mu manyamahanga. Niba uyu munsi nta mwuka mubi uhari, nuko Tadeyo ari kugerageza kugira gute kurwana ku ishema rye n'irya Rayon Sport. Ariko Tadeyo nubundi kugira ngo mbereke ko episode zanjye 2000 zifite ishingiro, nubwo ari gutegurwa umukino wa Singida, ariko abafana ba Rayon Sport mukwiye kugira ubwoba mukanakangarana. Bose iyi game wenda abantu bashyize hamwe bari kuyitegura hamwe, ariko se nyuma yayo aho nimushobora kuzaba bambara ubukeye. Tadeyo yagiye muri Tanzania, agiye kureba finali yabashiki ba Rayon Sport bari muri Tanzania, muri Kenya, ni Kenya, bari gukina n'ikipe ya JKT Tanzania. Biza kurangira ibatsinze kuri finali ku gitego kimwe cyagiyemo ku munota wa 4, birangira Rayon Sport ibuze itike ya CAF Champions League mu bagore. Timing ya Tadeyo ajya muri Kenya nayo ngewe ntabwo nayishimye. Tadeyo timing yabonye ntabwo urugendo rwawe rujya muri Kenya ntabwo narukunze. Kigali Nairobi ugiye muri Kenya urugendo rwawe ntabwo nge narukunze. Sorry to say so. Murabyibuka Rayon Sport ijya guhaguruka i Kigali, induru zari nyinshi, abakobwa bavuga ati byibura mu 100,000 dusigi wacu. Fidel ubwe ngo Fidel oya Tadeyo ubwe baramuhamagaraga ntitabe telefone. Bura Tadeyo agira akantu katari keza nka perezida w'ikipe nini ikunzwe n'abafana benshi ko kutitaba telefone. Urumva ko kutitaba telefone. Tadeyo abakobwa barahamagara barasarara bro, barasarara sibo barose babonye bisi bajyana muri Kenya. Bisi urugendo rw'amasaha menshi cyane bagiye muri Kenya, bagiye nta gahimbaza musi. Abakobwa bo ubwabo bakora inama baravuga ati mureke twikaze twite dutere match kuko ibintu birakomeye cyane. Abana b'abakobwa baragenda barikaza bro, batera match, baragigira batera match, bitwara neza kugeza bageze finali. Bakigera finali Tadeyo abona ko no gutwara igikombe bishoboka, kandi harimo amadolari 250 miliyoni hafi 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Tadeyo ahita apanga trip atari yigeze apanga, aravuga ati irakeke bagombe bayinshyikiriza. Abakobwa utasapotinze bagenda, utashatse kumenya bura bije y'ikipe y'abagore nta nubwo bari ya danje, ntago ibihenze. Basakira umufatanyabikorwa umwe muri Kigali, babwira ati abakobwa baragiye, reka bazagenda babamaza umuryo umwe cyangwa ubundi bahereze amafaranga runaka. Ntago Ferwa Fabra ntebaye miliyoni 5 bari abakobwa. Bro bari babyina bavuga ati twongeye twari kipe y'abagore ntabwo ihenze, kwibaka nta nubwo bihenze. Icyo cyambere cyari isoni kuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kuba mutarateguye abana bakagenda bubwabo bagahatana bakizirika. Episode 2000 nzavugiramo ibintu byinshi cyane bakabasha kubona amanota. Abakobwa bamwe bagiye muri bisi barira, cyose mwari mukiza, bagiye muri bisi barira bro. Kubera iki? Ekipoma wapi, inzara iravuza ubuhu, cyo bahaye n'ikindi bisi. Rayon Sport aragira targeting avuga ati igiye muzagurukira mu Rwanda mugomba kugerayo neza ku matariki CAF yagennye kugira ngo mwakirwe muri Kenya. CAF bari bakira bashakira hotel. Twe nka Rayon Sport nta kintu dushaka gukora, nta faranga. Icyo yakoze gusa nuko bashakira bisi batwara. Yo bicunga nawe urabarakobwa nge nabonaga no kujya muri Kenya bigoye, cyashoboka ko batari no kujya bagaterwa amaga. Rumva ariko finally nyuma
birangira bagiye banitwara neza. Tade yabonye biri kujya mu mujyo mwiza ngo warahetse ibikapu aragiye muri Kenya. Birabira ndabibonye numva birancumuje. Abana b'abakobwa twaganiraga nabo in box bafite agahinda bavuga ati kipe yitwa kare y'abafana benshi ko tuzakeneye amafaranga baduhaye make. Cyakoze wagira wagiye n'abakiriye umwaku atera n'umwaku birangira n'igikombe batwaye. Birangira banatizwe kandi rero batangiye bitwara neza cyane rwose. Agiye guhurura intsinzi atateguye. Agiye ubwo ibyo kugenda byo twabivuyeho. Ekipe amagara Fideli, amagara Kazungu, Ingufu Jean aravuga ati nimwe mujye gusigarana ekipe. Bari abagabo yasizeho ubundi bari muri komite ya Rayon Sport. Ariko nka Ingufu Jean we bumuteretse pembeni. Jean Fideli ari mu rwego rw'ikirenga Supreme. Ni umujyana. Tadeo ajya muri Kenya ntago yagashyizeho Jean Fideli. Cyagomba gushaka undi muntu uri muri Rayon Sport Association akare washyiraho akareba asigire equipe. Ariko asigaho Jean Fideli. Bivuze ngo mu bantu bari mu kumwe muri association nta muntu yizeye yasigira equipe ya Rayon Sport. Imikino imaze iminsi itegurwa uyu munsi turi kubona amaraso mashya muri equipe ya Rayon Sport. Harimo aba Jean Fideli, harimo Munyakazi Sadat, n'aba batara mu bandi bagakinya ntago urababona. Bari pembeni ba Prosperi bari ku ruhande nabo bafite ibyo bari gutegura ntago bicariyeho. No bafite ibyo bari gutegura nyuma y'iyi match muri Ruzaka. Niyo munazagarike episode zanye mu bibiri. Bamuvunyi ntago babona kuri equipe. Tubonye Jean Fideli tutari duherutse twabonye ahubwo ageze mu nzove tukikanga tukavuga ati uyu mugabo aturutse he. Niwe basigiye Rayon Sport, usigaranye Rayon Sport. Mu bantu bose bari baje muri Rayon Sport bahuruye. Fideli we yareguye. Uyu munsi nta wasigarana Rayon Sport. Isigiwe Jean Fideli. Nwango iyabura byarashoboka ko Ingufu Jean Kazungu ari uragira gute ari urasigarana equipe. Ngahibaza ahantu hari abaperezida twita ngo n'abaperezida benshi equipe isigaranywe n'uwari uherutse kwegura. Yabura yari Ingufu Jean. Equipe igasigara nta mu perezida n'umwe uyiriho ukora follow up. Ubundi we Tadeo wajyagaye. Urugendo rwawe rwo gusiga equipe rwari ruhatsiki. Icyo gikombe ureka bakagitwara bari kunanirwa kugiserebura. Niba nawe mafaranga yarahari yari kuza mwari kuyabona ntabwo bari kuyanyereza. Equipe ya Rayon n'ubundi ni hahandi ize episode mwabayobozi mwe koko. Niba bishoboka mwateguye umuhuro ariko akaba ari wa muhuro utaraza ibintu by'amarira birimo batadeyo barire bande baboroge nk'abana. Equipe ya Rayon Sport ntago ari ahantu mwaje kurwarira imitima. Equipe ya Rayon Sport ni equipe nyine yakogombye kubibahuza mukavuga ati twebwe ture equipe turi abanyamuryango turashyira kucyariho muza kubona umugabo arira amarira agashonga bro akamanuka kubera iki. RGB bazana yabazanye rwose mwaraganiriye mwarerekanye uburyo mwari inosana mbere hose uburyo mwari abatagatifu none si muri kugaragariza iki what ko mu miteguro ya Rayon Sport tutari kubonamo bagakinye ko tutabonamo bandi. Muvunyi doruka twumva ko yishyuye uwitwa Sumani Ndikumana ariko nibyo ko yari yaremeye kugura rutayizamu ariko ntago turi kumva kandi kaboko kanyu mu gutegura. Iyi ni match ikomeye bro, ni match iremereye cyane. Kudashyira hamwe kwanyu rero wenda Rayon Sport yizanatsinda ikomeza no mu cyiciro gikurikiyeho ariko kudashyira hamwe kwanyu icyo bizaza nuko bizasiga n'ubundi bamwe muri mwe bakwe muri Rayon Sport kandi mwifuzaga kubamo. Ikibazo kuba muri Rayon Sport kwanyu mwifuza kubamo mukunze icyubahiro mukunze kuvuga ngo ngiye ngo ndi runaka ngo equipe yubatswe runaka ngo nagomba kubaramo umuntu wanjye. Ibyo nibiba gutyo nta kintu rwose mwa muri kubaka muransonyo murambabaye. Nta kintu mwa muri kubaka na gito ngayo ngo izo ne episode ndazimena gute Tade agenda Jean Fideli agasigara equipe. Mwe murabyumva mwe ariko icyo kintu muracyumva cyane ntago mucyumva. Uribaza ngo nyuma ya match ya Singida bizagenda bite. Aba bose bari kuza nuko bazi ko Rayon Sport
birashoboka ko yabona amafaranga muri iyi mikino, birashoboka rwose, ariko igihe yazaba adahari nabari abandi mubona baramubona basa n'abiyumve nabo batagihari, ikipe Tade azayishobora. Ubwo bategereje ko azayira gute, azahita akiruka, ariko nawe yese agenda ajya gushaka andi maboko, nese amaboko nabo batagihari. Uyu n'umwe ngo azahita yiruke bongere bayifate nk'abayirohoye nk'abayitabaye. Aba bagabo nabo ngeze ku rubanza gufasha Jean Fidel, kugeza Jean Fidel agatuza akamurira akavuga ati ikipe reka nyisige, bagahita bagaruka basahuranwa bayifatira hejuru. Ariko namwe uyu munsi bikaba bitageze gute, bitameze neza. Mukosora ako kantu, muvuye uri umubyeyi uri mukura bose urabaruta. Rayon Sport urayizi, uri umugwiza atunga, ufite amafaranga n'ibitekerezo. Iki kibazo kinanirana muri ekipe ya Rayon Sport. Ubu RGB kwicaje hari ikavuga ati tubwire ko twabahaye inkoni, ikibazo kiri muri Rayon Sport kiri gutuma mudashyiramwe ngo mwaka ikipe ikomeye, ikipe itsinda. Uyu mupira urimo amafaranga, iyo wateguye ibintu byawe neza wasobanura ikihe kibazo? Abareba bakwishaje bakakubwira dusobanura ikibazo kiri muri Rayon Sport, wasobanura ikihe? Ndarangije, ndasoje. Uyu ari episode ya 5 ziracyaza bro, ziracyaza. Kora subscribe rero kuri Viva Rayon Sport TV niba utarayikora. Uyu munsi nicyo nako kanya, ibitekerezo byanyu ndabikeneye, mu liking, mu sharing, mu commenting, ibintu bigende neza cyane. Mbifurije kugira ibihe byiza rero, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu tubategura tukanabagezaho. Ciao ciao.